Ndabasuje. Ku isi twese turi miliyari 7,594,000. Benshi iyo twumvishe ijambo inzoga, agatima gahita gakubitira ku kirahuri giteretse ku meza kirimo ibisukika bifite ibara nk'irya zahabu. Si ibyo gusa kandi, kuko hari bamwe na bamwe bahita bagira icyaka cyo ku rwego rwo hejuru, bityo wavuga ijambo inzoga bigatuma ahita agana iy'akabari. Ariko nyuma y'ibyo byose, ese wari uzi ko inzoga nubwo utayinywa burya ari n'ibindi ishobora gukoreshwa kandi nabyo by'ingirakamaro? Birashoboka cyane ko hari bamwe na bamwe bashobora kuba badakozwa inzoga kenshi na kenshi bitewe n'imyemerere yabo, nyamara bakwiye kwibuka ko burya hari n'imiti imwe n'imwe ikorwa yifashishije bimwe mu bikomoka ku nzoga. Muri iki kiganiro twabakusanyirije imwe mu mimaro y'inzoga kabone niyo utawinywa bitewe n'imyemerere yawe cyangwa izindi mpamvu zawe bwite. Umumaro wa mbere, inzoga ishobora gutuma umusatsi wawe ukura neza cyane. Abatari babizi, burya inzoga ikize kuri vitamine B na silicone. Izi ni zimwe muri vitamine z'ingenzi cyane zituma umusatsi ukura neza kandi ntupfukagurike. Kugira ngo ibi bikunde rero, bisaba ko ufata nibura ikirahure kimwe cyuzuye neza cy'inzoga, ukacyogesha mu mutwe wose neza, warangiza ugategereza nibura iminota 5. Hanyuma ukogesha amazi meza mu mutwe. Ibi ushobora kubikora kugeza umusatsi wawe wabaye neza nk'uko ubyifuza. Ibi rero bizafasha cyangwa bizatuma umusatsi wawe usa neza kurushaho ndetse unarushaho gukomera. Inzoga kandi ishobora kugufasha kugira uruhu rwiza. Inzoga zibamo ibyo bita antioxidant. Izi zituma uruhu rutazana iminkanyari. Aha, icyo wamenya nuko inzoga igufasha kugarura uruhu rwawe mu bwiza, ndetse igatuma rwegerana ku buryo utandukanya n'icyitwa iminkanyari. Icyo rero ugomba gukora kugira ngo utane n'iyi minkanyari nuko wafata akayiko kamwe k'inzoga ukavange n'umweru w'igi ndetse n'ibitonyanga 3 by'amavuta yitwa almond. Karaba mu maso wihanagure neza, nurangiza ukarabemo rwa ruvange wakoze, nurangiza utegereze iminota 10. Icyo wamenya kandi nuko ibi nta ngaruka bigira ku mubiri w'umuntu cyangwa ku buzima bw'umuntu. Inzoga kandi ishobora kugufasha gusinzira neza. Ubu akenshi ndabizi cyangwa se abantu benshi bahise batekereza ibi bisaba kuyinywa. Oya rwose siko biri. Icyo wakora, ufata umusego wawe cyangwa imisego yawe bitewe n'umubare w'imisego ufite. Mu gihe ugiye gufura wa mwenda ufibisa umusego, ufata urugero rw'inzoga rungana n'urw'amazi ukabivanga neza. Kugira ngo byumve neza, ahangaha ni ukuvuga ko niba ufashe litiro 3 z'amazi, ufata na litiro 3 z'inzoga ukabivanga, maze ugafuramo wa mwenda wawe. Anika byume neza, maze nuza kubiraramo tumwe mu tunyangingo twa ya nzoga tujya muri wa mwenda, maze uko uhumetse bifasha ubwonko kuruhuka neza kandi vuba, bigatuma usinzira mu buryo bwihuse. Inzoga kandi burya imara umunaniro by'umwihariko mu birenge n'amaguru. Aha wenda ushobora kuba wagize urugendo runini n'amaguru, byanze bikunze ugera mu rugo unaniwe cyangwa aho wagiye unaniwe. Niba rero wishoboye kandi bikaba ntacyo bigutwaye, ukigera mu rugo fata ibasi cyangwa isafuriya cyangwa ikindi kintu usukemo inzoga ikonje. Si ngombwa kuzuza cyane. Nurangiza ukandagizemo bya birenge byawe binaniwe, utegereze iminota 10 kuzamura. Uko utinzamo ikirenge cyawe, ya nzoga igenda igukorera massage ku buryo mu kanya gato nk'ako guhumbya iby'umunaniro bihita bihinduka amateka. Inzoga kandi ifasha mu kubika inyama neza zidataye umwimerere wazo. Mu gihe ushaka kubika inyama kugira ngo uzazirye cyangwa uzazikoreshe zimeze nk'aho ari bwo ukizigura, koresha ubu buryo bukurikira. Fata inyama zawe uzishyire mu ishashi cyangwa ikindi gikoresho cya plastique, nurangiza unyanyagirizeho inzoga itari nyinshi cyane, maze ushyire muri frigo. Ibi bizatuma igihe cyose uzazitekera cyangwa uzazishaka kuzikoreshereza zizaba zifite umwimerere wazo. Akenshi iyo tuvuze inzoga
tuba dushatse kuvuga iziri mu bwoko bwa rufuro cyangwa se lager beer. Dusoza rero, muri rusange usanga inzoga zitavugwaho rumwe n'abantu batandukanye, ahanini bitewe n'imyemerere yabo. Bamwe na bamwe aho usanga bayishinja kuba intandaro y'icyaha. Nyamara nubwo ari uko bimeze, no kuyinywa burya bigira akamaro mu mubiri, ariko mu gihe gusa wayinyweye mu rugero. Icyakora ntitwakwirengagiza ko hari n'abikoresha amabi iyo barengeje urugero mu mubiri wabo ushobora kwihanganira. Muri rusange rero, niba wiyemeje kuyinywa yinywe, niba wiyemeje kutayinywa nabyo bireke, ariko ntubangamire wa wundi utazinywa, kuko aba afite impamvu ze bwite zituma adashobora kuyinywa. Munywe mu rugero. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkwibutsa ko utagenda udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye Pamakiyo TV kugezaho. Naho utaha.